Sabuze imodoka ye mu muha imodoka ye ntago bayimuhaye kandi tuzi ko iyo mutangaje ajya mu modoka bakamufotora n'ibiki. Ikintu namusuzugwe namwangiyeho ngo namuguze nk'abandi bose. Kumugura se wamubajije imyaka ye, ariko nakura umwana wa perezida igikomangoma gute cyaguha ubutumire okanga. Niho nagarukiye Mutabazi. Cyo nta butumira ahubwo we yari ikinnye. Uguriyemo fanta nyarudindira ariko akaba yaraha fanta umuntu yambaye 100 arambwa ati saka ngo ndibiganira ukora ariko amafaranga muhaye uguriyemo nyarudindira fanta. Umukobwa arambwa ati amafaranga baguye n'uyarye wenyine kuko nimba bagwa amafaranga ngo uguriyemo umuntu fanta nanjye uramwe natanze numero zawe. None wenda ngiye shitani ramfata. Ko mumeze neza cyane mu dukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi, twongera kubona namwe muri stories zitandukanye. Yawe TV ni Patrick the Entertainer, turi kumwe na Body Max Fitness, bakubwira ko niwifuza kuba physical fit, kugabanya ibiro, kubyongera, wifuza gutera uko ubyifuza, tugana tukaguha imyitozo ngororamubiri tugimuze cyane, sauna andi massage, swimming pool, kwa mu bikundira koga mbere mu giporoso usa n'werekeza i Kanombe uje muri top katumoso bwawe ubogeze kuri Body Max Fitness cyangwa se ukagamagara kuze kuri 82 tukagurisha service mama bwiye haruguru. Of course mwenyewe ni Isaka manager. Of course mwenyewe nitwa Cheke Chuwa. Isaka manager umugabo udakina n'abana, ukina na ba nyina cyangwa n'ababi wabo, umugabo waje gusenya inkuta zanze gusenyuka. Nsura batandukanye mu bice bye bitandukanye. Assalamu alaikum mwe mukurikiye Yawe TV, Patrick amahoro y'Imana kuri ijwi ryawe. Ngo ni Body Max zerereye mu giporoso. Body Max kumuha Isaka TV 150. Nyarukira kuri Isaka TV 150, ukore subscribe, ukore notification hirya gato ikande, hanyuma sharinga abandi kugira ngo unteze imbere, kugira ngo ejo hezanjye hazabe heza kurushaho. Okay, kabisa umeze neza. Ndahumagaza bwuma mfunze bukwasi, umutima wanjye urane kuyakanda noneho. Ama bahungu nago beruka kuyakanda. Imana yangira ubuntu. Imana yabwiye abanzi banjye ati mwarebye ibyanyu mukanisengera mukarebye mugomba gukemura kuri mwebwe kari byinshi, hanyuma mukareka guca umwobo ku bandi bantu cyangwa kuba mwabavutse ubuzima ko sibo bandemye. Niyo mpamvu mpagaze hano nezerewe ntuje ndi no mu gisimo nshima Allah subhanahu wa ta'ala, nsaba Imana kubona babaje ngo Imana imbabarire, naho nanyereye gato ngasaba Imana ngo imbabarire. Ariyo mpamvu nagarutse hano ngo tuganire kuri byinshi bigiye bitandukanye. Ramazani Karim. Asante sana, Ramadan Mubaraka, Idi Mubaraka, Idil Fitr iraje, aho tuzatuba ngo Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Aho ngomba mvuga ngo Imana niyo nkuru kandi Imana niyo nkuru, kandi buryo uhoza ijambo mu kanwe Imana niyo nkuru abari sawa. Abavuga kantu na rutwe twagasangira nawe urakangurira, niyo nanakigurira nanyemana mba nakiguriye, ndetse nayo mbanyesha Dream TV yibona ubwanwa muri mabarayaga no mushara mwize muna no gwembwa neza, no kwishimira ko Isaka TV 150 nayo yaje. Ni kakazi kenshi tugomba gukora tutigera tunanirwa, kereka dukoze ikosa yo kwigira ibimara, nta foto nta cyabaye. Cameraman gendana nanjye muri dukora akazi bindi bisa nyuma. Bose nago turize gutinda ngo tuca kuvuga kuri story gake ya Zozi Trend kugira ngo tubashe guhana ibitekerezo gake ubuzima bubashe kugenda bukomeza bwendereye cyane. Umunsi tubaza guhera hano tubaza muri Miss Rwanda. Ni Miss Mikeya iciyeho wari umuyobozi wa Miss Rwanda Prince atawe muri yombi. Umuyobozi nyuma yo gukekwaho gusambanya aba Miss Isaka manager. Igitekerezo cyane nk'umunyamakuru cyangwa ukurikira ibigenda bitambuka ku mbuga nkoranyambaga, nta nduru burya igivugira ubusa. Iyo wumvishije induru ujya umenya ko hari ikibaye, niyo wumva igituritse umenya ko hari ipine ry'imodoka gituritse cyangwa ari igisasu runaka gituritse, nta nduru ivugira ubusa. Ni umunyarwanda wabivuze, ariko icyo tugomba gutangariza ababa badukurikiye mu biganiro byo bitandukanye nuko ibi ngibi nyuma yuko byabaye itabwa muri yombi ry'uriya muvandimwe aho akurikiranye ibyaha
byo gushaka gukorana n'abakobwa bari muri Miss Rwanda imibonano mpuzabitsina nubwo bitaraba byo birimo birakekwa n'ubushinjacyaha ndetse biracyari no mu iperereza ariko uriya mukobwa aravuze ati njyewe nabanje kureka kugira ngo ibimenyetso byose mbyegeranye kugira ngo noneho mbone icyo nzajya gutangamo ikirego mvuga urabona ko byose arabizi bigiye bitandukanye so itabwa muri yombi ryera muvandimwe ntago ari ibintu bye byaravuzweho rimwe Decat Babarao yabivuzeho Gasoko umwami w'abagore yabivuzeho nyiri imipango n'abandi benshi bagiye babivugaho hongera kuza igisa nkaho cyashituye abantu bakagira ubwoba uriya Nyampinga uriya Sinyankoma akunda kuba mu mazina y'abantu tureke na Muheto uriya wari umuvugizi ni mwiza Megan yegura abantu tubigenze bite nawe ntatangaza impamvu yeguye hari byinshi bitandukanye noneho tukibona noneho kabaye koko nkuko aturutse kuri Yawe TV tubona tagwa muri yombi ryera muvandimwe ubwo aracyakurikirana no kuvuga rero ntandi rivugira ubusa buriya nitumara kumenya amakuru neza tuzagaruka hano tubivuge ariko uramujyamo ntago byavuzwe rimwe abantu babanga se koko muri Miss Rwanda hajyamo abakobwa bisugi ese koko ntago baba barasambanyijwe babimeze bite abantu bakagaragaza se Miss Rwanda hindutse y'abaraperi urumva n'ibintu byatandukanye abantu bagiye bagaruka babivugaho no kuvuga rero biriya byabaye hari impamvu byabaye ariko biramutse ari byo ni ukuri nahita nenga buri wese utegura ibintu nka biriya abamwe ariko ku mbuga nkoranyambaga kuri Twitter baravuga ati gute waba uri kumwe nk'ibyana byiza nka biriya n'abakobwa beza nka bariya nawe uri umuntu ntugire santere zo kuba wakibariza izina cyangwa watereta biramutse ari byo nanenga waba warabikoze uwo ari we wese bibaye atari byo kandi nanone twakibaza ngo kuki umuntu yashaka gusebya undi kandi amusebya kuri icyo icyaha cyo gusambanya umuntu ku ngufu cyangwa kugahato yo gukoresha imirimo itateganyijwe ya gusambanya umwana ku ngufu yaba n'umukuru n'umukecuru waba nyina nabo ushobora kumufata ushobora gukora imibonano mpuzabitsina atabishaka ugasanga bibaye ikibazo so numva bitagakwiye ubwo abantu ahanini wenda n'impamvu kibagenda babisanisha no kuba ati ku munsi wa mbere Miss Jolly yabwiye Miss Weruka ati uri mwiza oya buretse kubivugaho gato nimba tuzi ko abakobwa 35 agenda havamo abakobwa bagiye batandukanye hagasigara 10 cyangwa 15 abakobwa basigaramo ni 20 umukobwa wabaye Nyampinga w'u Rwanda Miss Mutesi Jolly akavuga ko Muheto ari umukobwa mwiza akavuga ibyiza bye agenda kuri kimwe cyose cye kandi yari mu kanama nkemurampaka gashinzwe kunoma umukobwa uzaba Nyampinga w'u Rwanda noneho twakwana ni mwiza Megan nako Muheto agahita asubira mu byo Mutesi Jolly yavuze bikarangira Muheto yegukanye kuba Nyampinga w'u Rwanda gusa yabuze imodoka ye mu imodoka ye ntago bayimuhaye kandi tuzi ko iyo mutangaje ajya mu modoka bakamufotora n'ibiki no mu byo uriya muvandimwe anegwa nabyo birimo impamvu atahawe iriya modoka ngira ngo niko mbyumva so nimba bitangajwe ko Miss ari kanaka bikazarangira abayewe ese amakuru abamenyekanye gute ni ukuvuga biriya ni ibintu biba bitegurwa byaramajije gukonfirima ko bizaba ahubwo bakabanza ngo bakorera byose bamamaza amasosiyete agiye atandukanye amateleviziyo amakampani runaka ibiki runaka bibanza bicuruzwe ariho bakora n'amafaranga agiye atandukanye yo guhemba Miss Rwanda babaye wa mbere wa kabiri bakamuha igisonga mu miliyoni undi bakamuha 500 ariya nagava mu mufuka y'umuntu ku giti cye ahubwo nizira kampani zazashoyemo kwamamaza tuvugisha ukuri gutamamaje ntabwo byacamo ko bameze ahubwo wowe ubona byari byaratinze ahubwo burya habayeho guhishirana nkuko Patrick tubiye Patrick n'inshuti yanjye kanshyiraho urukuta twajya kuri cameraman nawe utacyambara ingofero yarejugunye gashyiraho urukuta numva twajya kuri kanaka gashyiraho turaziranye muri niyo y'ikibintu turaziranye puzzle niyo y'ikibintu no muri kare kazi dukora turaziranye niyo y'ikibintu
impamvu rero byari byaratinze nuko umwe yagenda agakingirana ikibaba naga ahantu nkora 500 yo kurya cyangwa igihumbi cyo kubona ibirayi by'abana nahasebye nuhasebye bose arakwirukana hajya ngo bamwitane sinshaka kumuvuga ngo nishimwe nde arumva nimba harabo nawe yarafite abapambi abari ku kanama inyemuramaka barabakoze ibi se boss tuzi se boss ni ubazana kabahitamo urumva oya nawe afite urumva kuba yafatana bari abantu kugira ngo nose so bajaji parce que c'est no mujaji no mujaji Mike Karangwa ne yakoragamo ntibamwirukanye n'abandi benshi bajya batandukanye kuki batagarutse mose hari abadabashatse wenda Mike Karangwa bati ngewe nago uza gute subwo no kwegura kwa ni mwiza Megan yari yamenye ukuri cyangwa baba batuye umuntu hari igerega mwana wanga kwifatanya n'ababi none se akanye nimba bagufashe nk'umunyacyaha bakagufata n'abantu muri kumwe urumva muri cya Kigali nyine cyo kuvuga ngo dukora ibi ngibi bakabafata mwese nta numwe uvamo ariko wavuyemo akitandukanye namwe iyo muze gufatwa nagafatwa kereka iyo habayeho ikikomeza kikamugendaho nawe azi arafatwa akagira ibyabazwa urumva nuko ari impamvu nawe yagiye abivamo nawe gutya na gutya nuko harimo uruntu nyuma yuko yeguye hari kimwe cya gishese hari cyo bivuze rero karabaye tugarutse mu messenger kuza kuwita abantu inyana zimbwa ibintu bikaba ibintu byatari bikaze muri izo nyana zimwe nagombamo hari umuntu abonye namubonye hano mu kiganiro nanamukoresheje muvandimwe Mutabazi agenda amuvugira nazusaba Mutabazi naryo indimi Mutabazi naryo indimi none se kuki ari abantu bamwe aho kuri abandi agahita abasasira yaragiye yifatira Ndimbati avuga byinshi erega burya narisha banenge gukoresha burya uri umugabo nyamugabo ntago bagasetsa umugabo mugenzi wawe sibyo ntago oya ukuri none se ukuri aka kanya Ndimbati ko kafashe umwana ku ngufu arakegwa kurikiranywa ntago biremezwa wenda uyu munsi dukoze ikiganiro se igihe kizageraho nibwo Ndimbati tuza kumenya ngo Ndimbati arakatiwe icyaha kiramuhamye ese Ndimbati arafunguwe by'agateganyo ariko nanone kuri urundi ruhande wenda rwa Mutabazi nimba kuko Ndimbati yarabikoze ashyirirwemo imiyaga kuko nimba baretse gato kudahana pazo kudahana bibaho se mwana kino gihe amaze ari muri gereza ntabwo arakumva ibituza by'umugore we ntabwo arakumva kurya zango ko yarya gasa ntabwo arakumva yamiyaga se ya Norvège ntabwo arakumva kujya muri filime se urumva muri filime aribyo kwanza n'iki ni igihano none se nafunga akamaro kimageragere urumva akanyera agafungwa nyine akakukirangaho ibyaha wenda biba byamuhamye ese abo bana yareraga wenda yahaga isukari rimwe mu kwezi bazaba bakibonye se ntacyo muca twanahuye yanga kunsuhuza mwaka n'ikiganiro kuri Dream TV arakinyima nta kintu muca Ndimbati gusa ikintu namusuzugura nanamwangiyeho ngo namuguze nk'abandi bose kumugura se wamubajije imyaka ye erega rukuru ubuzima bugucanga none se n'ujye ubona abana byari kuri 40 hano imatimba uzamutse ujyana munsi y'isoko rya Nyamirambo hano urumva ujya muri no mihanda y'inyuma ku Mumena uzamuka hano haryo bahita hano mu Gatenga bahita Sodoma ureba abana baba bahari bicuruje nase uzagira umwana mufatana n'ibibazo n'ubwana impamvu aho umwana imyaka y'ubukure no ku mwana bakiri umwana afite imyaka 17 16 iyo ugize imyaka y'ubukure uba waciye ubwenge yamufatanyije nyine n'ibibazo yari afite kuko yabanje kumudoroga nkuko baje babitangaza ugiye kugura indaya abanza kubaza ngo imyaka ingahe nyine kugura indaya umuntu wese ubonye bicuruza ni indaya nyine ukanura ariko buryo utekereje kabiri kamenya ko kugura indaya ushaka kurwara sida kugura indaya ushaka kurwara imitezi kugura indaya ushaka kurwara indwara zitandukanye urumva ziva mu mibare mu myanya y'ibanga y'umuntu runaka nabyo wakabitekereje udatekereje ngo bizagenda biki niba ujye ugafata umuntu ukamusambanya ariko nk'umuntu nka Ndimbati ntabwo yakwiye kugura indaya cyamamare ariko muri Mutabazi ari ukuntu natwo kwangirana numva arimo aragenda mudefanda oya nta kumudefanda wenda ahantu yavuze atari byo
nuko yagarutse avuga ngo ibintu byo kuvuga ngo Mutesi Jolly ngo ntabwo watumiwe wenda no gutwika bakoraga kuri Twitter ngo nibiki ariko nakura umwana wa perezida igikomangoma gute cyaguha ubutumire okanga niho nagarukiye Mutabazi nta butumire ahubwo we yarikinnye urumva we yarikinnye ngo ntago mpari ngo nyihangane ngo wenda butanzaza wabonye uzawagiye sha uzi n'intore zirusha inama papa wacu muzehe wacu yaragiyewe n'abandi bantu bakomeye Mutesi Jolly ahubwo wabwo Mutesi Jolly yashatse kwitwikira kugira ngo asibanganye ryaje buri yamaze iminsi ritambuka yita abantu b'abagabo ngo turi inyana zimwe ntabwo bishyikiye yakare ubwo se umuntu wamusubije muri izo mbwa sindimo nta mugabo ubimbwa imbwa ihora imoka imbwa ihora ry'amayezi imbwa ihora ry'ibi ntabwo turi imbwa arumva ahubwo ufite ibyago yuko byazarangira arumva abantu bisimbwa bakakubereye umwe muri izo mbwa bavuze hari umugabo ari kuzakuramo ikarangira ugumye iwanyu ariko se wa mugani niwo mujyora uzamujya hejuru yamushatse zitwa iki uzamujya hejuru yamushatse zitwa iki mwagacira ariko hari ibindi yabanje imbere oya yatangwa hari ukuntu ngo umuntu ngo umuzana mu mutima wawe ngo ukamuhaga ibiki ukamwegereza ngo byarega kubera inyana y'imbwa ariko nawe muzakurikira akavido bakimara kukavuga yaracitswe amasegonda 5 urumva yahagazemo gato mu kiganiro ubona ko acitswe ariko muri kakazi kacu twaga abanyamakuru nta kati yigibaho yene wambwe ngo ni nkati nubikoze nakora mu kamera ngambira ko kati yesacitse ikiganiro cyo kiri tayari urumva cyo ni content urumva ibibaye so mushiki wacu ntabwo ari kwita abantu ngo ni inyana zimbwa buruvuze ngo inyana zimbwa wabaratutse mu musaza wawe wabaratutse wakwibarutse kandi ntago ari byiza wakoze ntago ari byiza rwose ahubwo uzafata umwanya ugiye kuri aho wabitangarije usaba imbabazi nabonye na Brian yaragushyigikiye ese Brian ubona atari umuhungu mu bahungu nubwo ari umukobwa ubona atari umuhungu mu bahungu gutaza gushyigikira sinabakeneye kukuzamukiraho se nawe ko ariko barira ndashaka manager bashaka gatwiko igihuwa kimwe se zamoza mutwe muntu yigaragura nanjye nigaragure ngo ndashaka umuntu usubira ko abanye ko badasara Jolly we mumume we cyangwa nuza muheto Muheto ni mwiza ariko Muheto nuzamujyana na Jolly Muheto ni mwiza nanjye yamba ni hariya ndi bunome mba naragize gutya ahubwo wenda igisonga kimukurikiye wa mukobwa wabaraga n'ubumuga bwo kutavuga abantu bakoresheje niyo nkamugira nuza ubumwungirije buretse gatoya uzimuzanye muri ya mukobwa muzanyemo ni izina ry'Imana iri mu ijuru arahene mu gisibo uriye umuzanye wabuhaye agaciro abantu babana n'ubwo bwo kutavuga ariko ntabwo wabugene kuri criteria zigenderwa wowe muri none se ko nuza yabaye hit uno usigaye warazimye mu isore Josiane namubonye ku rukiko ejo bundi kwa Ndimbati yarakubiswe birenze gusitara kwe ntabwo byamugize uwo ari we gusitara kwe inori kaza ryashishutse murashaka kuzabona ndashaka yagoka bigafata se urawe yaraswase ura ntabwo byakunda ese jado yago mitangwana n'intebe warepande yani ipanga nzi kari byo tu hari umuntu wabwira abanyamakuru kuri The Choice ngo twakundaga The Choice ngo tugiye kuyivaho kuzanye za plaque managisi yaka yanze za kera uzanye gatwika ura n'umugore kiroso ngo bamujyane umugore kiro wagiye mu munyamakuru wibagirwa umugore ntago mushaka yago nibitegurana ibihuha ariko muzamuzi igihuha muturari amushaka ye ariko nawe umwe mu bantu bavuga ko bategura ibihuha byinshi duhukuri ku bihuha Imana yangire neza nawe uri mu bantu bavuga ko urumva utegura ibihuha byinshi Imana yangire neza mu bwenge bwinshi mu mutwe wanjye ariko ubwenge nagize habuzemo akantu kamwe sibyo rero barasinya niyemera pazo subise inshuti yanjye ngenda kugirwa amahirwe nkiga nkarangiza nkajya segonderi nkajya muri kaminuza noneho nari ku bundi ariko Imana hari ibyo yabonye ibona wenda bitashobokera bireka sibyo kuvuga ngo ibyo nkora ngo nibihuha pasi uzabikora nkuko mbikora uzabura umunyabwenge kundusha ibyo nakoze buretse gatoya tandukanya 2019 2020 sibyo itandukanye byahise umufaransa ngo road time turuzi n'umwongereza
umunyarwanda bakavuga ngo rese pase ngo ibiki n'ibiki sibyo tubizane igihe cyatakaye ntabwo cyo kigarutse ibyarangiye mu kinyarwanda igihe cyatakaye ntabwo cyo kigarutse ibyo umwanda nagiye mukira rero nawe uvuyemo of course cheke chuwa isi akamanaga umukobwa yari yasariye yago koko none urumva uduhaye kundi kuri kutanga ngewe nimba ushaka kubyemera ko atamusariye uzanshaka nk'uko uri kose mwe na fact urumva zerekana yuko atari byo cyangwa cyo ku isaha 50 cyangwa munyaruke ku mbuga zanjye cyangwa umunyamakuru ngiye mpamagara ngewe ikintu nkundira itangazamakuru ni mpamvu ndiza rubwo ndikora abanyamakuru bagenzi banje pazo nk'ubu wowe na yawe muri abana beza pe ukajya kuri GB Rwanda kanzivuge muri abana beza pe ukagaruka ku Gasaro muri abana beza ko kifana taye gutwikira ko Gasarasa yago ariho yakore deal nuko Sandrine atari kwemera ko abeshya kashaka yagatari byo izo cyane uvuze nisigira ukuri nta kinyoma ukaza no kuri Dream TV nta kinyoma gihaba ukaza no kuri no ku Masimbi uriya mutipe nawe fani nawe yaramwikomye kwa Janvier yaramwikomye ngo uriya munyamakuru ngo wamvu yarabeshye ubu ko yavugiye keza wayaka akaba gakora ibiganiro bavuga ngo isyaka garabeshya ngo keza garatwite ngo bakavuza indura mwabonye bimeze bite barihe mu bishoko mu maso urumva tujye tureka rega hari kuntu utwika usinyogoye yaratwitse hari akantu wizanira kabe gato tubi cyamamara ese buseta ari he ejo bundi buseta ngo abanyamakuru bose barapfuye kubera iki ntaga kibabone nta makuru afite karabaye tubuseta hangane we n'umuryango wawe n'ishyamba nawe nibashaka kandi kantu rebura mukobwa rebura mukobwa mwita gusara ko yagobye n'ibyarya ntago byarya yaba byarariye neza ubu tuvugana aba yaramubonye yaramukwishe n'ikiganiro rebura mukobwa ngo rebura mukobwa mwitande bamwita bamwitande rebura mukobwa mwitande ndamwibagiwe bamwitande namunye no muri clip ya mukurarinda bamwitande uriya mukobwa wisize mukorwa mbona usigaye ushashagirana bya danje bamwitande kameze namwe ndaza kumwibuka smart girl wisize mukoro siyaze yarasaze yagowe arihe nibo bazanye akicumi karakora akicumi uzi ko ariko wenda akicumi no kugenda gake seti ibirenge bikarangira ufashe icyo washaka kugera ari hehe se yagwara murekuje yagomuga sese zabongera kwa nuza kwa Rinega ngo ayi bakazana flat ngo bamuhaye bakazana amatera bakazana ibikuvurone erega buri wese n'inyogo yogamo buri wese na content buri wese nuzajya yara ngukira urubanza isyaka sara abanyamakuru mwiga mucira urubanza ngo nariye ngo nyarudindira amafaranga mugaciro nanye nzazara nago mbavuze ariko wa munyamakuru we nimba ufata ukajya hari ukabagurira inzoga ugafata umuntu ukamugurira inzoga ngo harakijijwe akanywa agashyiramo mugahita mupanga content y'ibyo mugiye kuvuga mugafata umukozi w'Imana mukamucurika ubwonko akajya arangasebye Imana yansize amavuta yatunze urutoke ibigomba kuko bizakubaho nimba ari ugupfa nzapfa nimba ari kubaho neza nzabaho neza mwanteje abafana banjye abafana banjye bazi ukuri erega n'abantu bantukasa abafana banjye abantu babandi bashungera kumwe mu kuri muri bintu uragufite uzo kuri uzi n'ibinyoma ibyo byose nawe mu byo ukora reka mbitangarize kuri yawe kuri kuca muziko ne gushya byo umuntu yamaye amafaranga 100 arambwira ati aya mafaranga nayaguhaye ariko uguriremo fanta nyarudindi uguriremo fanta nyarudindi ariko akaba yaraha fanta umuntu yamaye 100 arambwira ati saka ngo ndibiganira ukora ariko aya mafaranga nguhaye uguriremo nyarudindi fanta uguriremo nyarudindiri fanta hakaba hari undi mukobwa nashaka kuvuga yanyujijeho yasabye nomero zawe kugira ngo ngereho yasabye nomero zanjye ngangereho umukobwa arambwira ati amafaranga baguye ntuyarye wenyine kuko nimba bagwa amafaranga ngo uguremo umuntu fanta nanjye urame natanze nomero zawe noneho wenda ngiye shitani iramfata urumva bitewe burya nago ntabyera ngo demwa turi mwisi
umukobwa nibagirwa kumuha agafanta kuko yatanze nomero zanjye ariko ntabwo byari itegeko nomero yatanze none ageze aho ahita akira trike zindi ngase kuba yaguye ngo umugurire imyenda ngo ko cyayabyiye ngo ipanye gacika ngo kutayamuguriye arumva namubwira ati timo turabipanga ariko ntaribi nimba iyo fanta igiye kuvaho kumugurira imyenda hari icyo nakora aramwe se twazakoze wazaye kumugurira imyenda turi kumwe ariko umukobwa ambwira ndavuga ntacyo nzakubwira ngiye kubona amananyandike kuri WhatsApp ariko ntizirushye ngo ifata yo kumuha ngwagiye kumugana n'ishati y'icyatanu cy'imisagara cyangwa Nyabugogo n'ipantaro y'ibihumbi 2 ngo kabimuha andi tukayarya ndavuga ngiye byo ntabwo nabikora ni fanta bampaye gutanga fanta n'uburenganzira bwanjye irangira muvandimwe urabizi twe turi kumwe hano banakubise shwano no mukobwa uramwibuka urumva muvandimwe mukubitamo amafaranga make nuko bajya bakabishyamo politiki ngo namuhe bitanu Imana bagirire neza nta kibazo warampaye muhe fanta ndayimuha nanjye yindi ndayinywa kuko imbaraga nkoresha mu kazi nibyo mba nakoze mba nabikoze irapa navuze ngo yacitse ntago yatashye yambaye ubusa ubyibuke wowe uvuga ngo gutya na gutya ntago yatashye yambaye ubusa urumva so abanyamakuru rero mufata abantu mukajya gusebya abantu Patrick nusebye n'izero ry'Imana nanjye nzagusebya kandi nzaza kuri kamera nguvuge amazina yawe sibyo nimba ufite umuntu ukamugura inzoga ngo yarakijijwe ukamushyamo ibyavuga urabizi nanjye n'abakoreshaga banywa inzoga ntarahinduka nyiri Babylon ntarabarasta mu maso no mu mutima nk'umuntu urumva kugira ngo none dukurikije bajye bashaka kumenya ukuri bamenye bave mu kigare turashaka uyu munsi gushyira hanze ibinyoma byose bamwe mu bantu wabibayemo izo kontenti zabo urazizi ni nanjye wazizanye twahereye kwa abashaka yago abashaka yago twakomeje ibindi binyoma byagiye bikoreshwa ni ukuba wafata ngo umuntu umuguriye matero utayimuguriye ubwo wahereye kuri izo furati zo kwa basimati ga hakwajya ureka umuntu araje ngo baba we ngo ndarana n'ibikobwa binyara we ngo ibikorwa byaranyaraga urumva abantu bakeneye kumva ibyo ngo ni mu murongo umukozi w'Imana arara mu nkare arara mu mwanda umusiramu yanywa inzoga akajya gusara umusiramu ukuri umusilamu ko yarya ingurube ari haramu umwanda none se nimba wihishiriye ushaka ibyo urabwira abantu bajya kuri YouTube bakirirwa bavuga ngo nagiraga uri muri isuzuguza nari indaya narasambanaga nari iki tayari n'ubashaka kugushaka akakicumi umuntu araza bakamuharara akajya akavuga amateka ariko mungu buzavuga nenge yagiye gutya akaguhara ugacaho nta muntu utagira bari hehe abahanyuze bari shabajye mbabarira ahubwo se hari umukobwa wigeze kumushaka icyo gihe amupostinga kuri Instagram ye anamukoresha ikiganiro ari he ariko we nibura barabonanye kubonana nanjye ngira abafana bamwe bajya kubavya vuba mu mutara bajya kundeba hari abo bahanze bajya banandemera Imana wamumugisha abantu bajya banemera Isaka manager Imana ijye ubaho umugisha urumva kuza kukureba ni byiza sore mu makoresheje ejo bundi hano uvana n'ubumuga mu mufashura mu mabana n'abagenda namuzi siyambwa ati sya kuba nkubonye ninshaka mpi turi nyuma ya kamera nanjye gukora hano hirya si ibintu byo gushima yarambwa ati ninshaka murase mama uranimfa ngiye n'Imana ati hoya nifuzaga kuzakubona amaso ku maso ko kinamucyo kuri Dream TV se ngo abivuga ngo Isaka we nene narakubuze ngubuze nayo nakwa nayo gupfa kuki se nabikoze mbese ko bataragiye ku gasaro nuko batakomera icyo kinyoma shari ibintu ku gasaro batakakira urumva biriya ariko nyuma choice ni cyane renze aho so mukoresha yitwa umunyamakuru mushya simuzi ntabwo ari yene ahubwo Irene wangaruye wa mukobwa wari wazanye wo muraperi bukamusaba n'indirimbo akagaruka nawe wamukuyeho amaboko se mwana zino diri dukora hari igihe dushaka kubyaza umuntu umusaruro twamuburamo tukamushyiramo hariya njyewe mvugisha ukuri agaca hariya njyewe kubavuga ntabwo ari byiza hari ababaye umunyamakuru ubu ngubu w'umukobwa uriya bavuze ngo yabyaranye na Keza yabyaranye na Yaka uriya yariye amafaranga menshi Yaka yaramuguguna aramurya yabaye umunyamakuru ariko nijya yamuhaye mikoro ngo avuge byamuhaye mikoro bati nimba babeshye ngo ntabwo tukuripotinga oya nabikora kuri icyo kinyamakuru cyabo
umunsi avuga ati fata mikoro neza wumbaze numve ko bizaza umunsi naza abandi nyiri hano uzansigarireho siyansigarireho se gusa asigaye yarabaye umunyamakuru mwiza abo bagiye bajya mu bishokoro erega ntabwo ujya hara ngo wirirwe ubeshya ngo bizakugwa amahoro beshya mu bwenge muri hari akabitsa tubarakora njyewe navuze ngo Imana izabindinde uburyo nabikoragamo byararangiye ntabwo kibenye no time turuzi abantu bashidikanya kuri content ukora nakubwiye ngo baramutse nimba mbeshya cyangwa ari abanyabwenge bakora content abajya babivuga Imana ibigeye neza urumva ni na bamwe mu batatwifuriza iterambere ibyo nkora nimba wabikora nimba washyira mu gutwi kwawe ukabimanagira ukabikora shaba buri umuhanga urenze erega ubwenge twiga mu ishuri ni ubuduhugura kuko aribwo twavukanye. Okay, ni sawa cyane turagana ku musozo kugira ngo tunagushimire turakurekeye ukomeze kugenda batwike ukomeze mbagire biki wazanye uramuvana busikete abantu batangwa nagatwiko batangira gutonda umurongo haje twadusima twasubate batwita guki apa twadusima tugena hasi twubaka hasi tuzuba twita guki oya we gashwe tugenda dutondekanye batangiye kugenda inyuma ya batondekanye bamwe ikiganiro bakoze kabaye ntabwo uri businde kabaye bagahita icyapa cyanditseho yawe TV bagahita bashyiraho iki kugira ngo batabibona babumbishije abo rero urumva uyu munsi harimo ngo uyu munsi nashaka ngo ndadistadinga abanayiva banjye ayo yabivuza bivuga yagomba kubemera nawe warabemeje nta muntu uzabera ko kabaye yanyuze kuri yawe umuntu ushaka gupostinga icyo kintu agakuraho logo uwo muntu ntiyakugubana se bamenye umutwe bashaje ibyihorere noneho akimana izabanini yaho umuntu ejo bundi yamvangiye ibintu nenda gupfa ariko Imana yangiriye ibuntu rwara mu ndi inyama zo mu naziranye nenda gupfusha rukara nenda gupfa kandi muri ba banyamakuru twirirwana yaremeje urumva ariko bari banyemeje ariko Imana irankunda rega Patiri ifite uturadiyo dutanu mwana tuba tundirira mu matwi nanjye Imana ikamwe ati fantastic urya gushaka ndaguha risk nkabakoma urumva wakoze cyane kutuganiriza abantu bakurikirane kuri Ishyaka TV 150 banankurikirane kuri Dream TV n'inzozi zanyu n'inzozi zanjye mukuri kibiganiro by'ubwenge tubagezaho ariko nge naje gusenya utaza gusenyuka nimubeshya abantu none nje kumena umuceri noneho mwabanyamakuru mwe rero namwe mukoresha n'abasebye abandi ndaje oraje nakoze cyane kuri cyane yawe TV mukoze kunogerwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi amahoro y'Imana abane namwe